Umuziki wa Afrika y'Iburengerazuba izina Korede Bello ryanditswe mu mitima y'abakunzi b'injyana ya Afrobeat nk'umwe mu bahanzi b'inararibonye bagaragaje impano karemano itangaje ishingiye ku ijwi ryiza, ubutumwa bwimbitse n'imyitwarire yicisha bugufi. Yavutse ari umwana ufite impano itangaje mu muziki ndetse ukaba waramukuriye mu maraso. Hari n'abantu benshi bavuga ko Korede Bello atigeze kuririmba ahubwo yavutse aririmba. Akiri muto, uyu musore w'umuyoruba wo muri Nigeria yerekanye ubushobozi bwo gucuranga, kuririmba no kwandika indirimbo zifite umutima n'icyerekezo. Akiri ku ishuri ubwo abana bakinaga imikino isanzwe y'abana, we yabonaga gitara mu ndirimbo no mu majwi. Uyu musore yashakaga kumva uko amajwi avugira hamwe, agafata gitari yahawe na se akayicuranga kugeza atangiye kumva ko umuziki ari ururimi rwe rwa mbere. Korede Bello yinjiye mu muziki afite imyaka mike cyane, atangirira ku ndirimbo mu mashuri n'amatsinda y'abanyeshuri, ariko impano ye yagiye yigaragaza bitandukanye n'iz'abandi, yatumye yigaragaza nk'umwana ufite icyerekezo cyagutse. Izina rye ryatangiye kuvugwa mu ruhando rwa muzika ubwo yasohoraga indirimbo ye ya mbere yise Forever akiri mu mashuri yisumbuye. Iyo ndirimbo nubwo itari yaramamaye cyane, yabaye imbarutso y'urugendo rw'ubuhanzi bwamuhaye izina rikomeye. Nyuma gato amahirwe yaje kumusekera ubwo umuyobozi w'inzu itunganya umuziki Don Jazz yamubonaga akamushyira muri label yiwe Marvin Records, imwe mu zasize amateka mu muziki wa Nigeria. Aha niho Korede Bello yagaragaje ko impano ye atari y'umwana muto ahubwo ari umuhanzi ufite indoto n'icyerekezo cyo gukura. Uyu musore yabikoraga atibagije kwitwararika umuco n'agaciro k'ubuhanzi nyafurika. Kuva icyo gihe indirimbo ze zakomeje kwigarurira imitima y'abantu, cyane cyane nka God Win yahindutse indirimbo y'ubuzima n'umunezero ndetse n'iy'icyizere. Uyu munsi Korede Bello azwi nk'umuhanzi wubatse izina rihamye, ukunda ubutumwa bwiza kandi wubaha umuziki nk'ubugeni bwo kuvuga ibitavugwa mu magambo. Ni muri urwo rwego iki cyegeranyo kigaruka ku buzima bwe, urugendo rwe rw'ubuhanzi n'ibigwi bye, kigaragaza uburyo umwana yatangiye kuririmba mu ishuri, yabaye icyamamare cy'isi yose ariko agasigarana umutima wicisha bugufi n'intego yo gukorera Imana n'abantu. Ikaze mu kiganiro cyacu cy'amateka cya none. Nge nitwa Justin Mind Harerimana. Amazina ye nyakuri yitwa Korede Bello, uzwi mu muziki nka Korede Bello. Yavutse ku itariki ya 29 Gashyantare mu 1996, avukira muri leta ya Lagos yo muri Nigeria. Akomoka mu muryango w'abayoruba ufite umuco ukomeye mu by'indirimbo, imbyino n'imivugo, aho gukunda ubuhanzi byamuranze kuva kera mu muryango we. Kuva akiri muto, akiri umwana ahagana mu myaka 6 cyangwa 7, Korede Bello yatangiye kugaragaza inyota idasanzwe yo kuririmba. Yakoze umuziki mu buryo bworoshye kuko yakundaga kuririmba no gukina amajwi. Gutangira kuririmba akiri mu mashuri y'ibanze muri primary school, ibi byerekana ko impano ye itari ikimenyetso cy'ibihe byo kumenyera gusa, ahubwo yari intangiriro y'urugendo rw'umuco w'umuziki mu mashuri y'ibanze. Mu mashuri y'ibanze yaje gufonda itsinda ry'abana baririmbanaga hamwe. Aha niho bandikiye indirimbo zabo za mbere, bakora amagurupe yoroheje y'umuziki. Se we yagize uruhare rukomeye, amugurira gitari akamufashamo mu masomo ya muzika, amwigisha ibijyanye n'amajwi, injyana no kumva umuziki mu buryo burambuye. Ntibyari gusa kuririmba, ahubwo byari ukumenya umuziki muri byose. Amashuri ye yisumbuye cyangwa se secondary school yize neza. Icyo gihe yari amaze kujya mu magroupe y'abahanzi. Ibi byamufashije guhanga no gukorera hamwe n'abandi. Amakuru avuga ko nyuma y'amashuri yisumbuye yize Mass Communication muri Nigeria Institute of Journalism, aho yahawe icyemezo cya HND cyangwa se Higher National Diploma. Ibi byamufashije kumenya itangazamakuru, uko abantu babona umuziki, imikorere y'itangazamakuru mu guteza imbere umuhanzi no kumenya uko umuziki usakazwa. Ndetse n'ahakwiye ubumenyi kuko ibitangazamakuru bigenzura abahanzi ndetse n'ibijyanye no kumenyekanisha umuziki. Korede Bello mu itangira rye ry'umuziki yatangiye umuziki akiri muto, aho yatangiriye ku izina rya African Prince. Mu gihe cy'amashuri abanza, iri zina ryerekanaga ko afite icyizere cyo kuba umwami cyangwa se igikomangoma mu muziki wa Afurika, icyerekezo kiranga abantu bafite inzozi zo kugira ingaruka.
akiri mu mashuri yisumbuye yashyize hanze indirimbo ye ya mbere yitwa Forever. Nubwo ari indirimbo ikiri ku rwego rwo hasi, byari intambwe ikomeye mu gukora indirimbo, gushyira ijwi hanze no kubona uburyo abantu bayakira. Muri 2014 nyuma y'iyo ndirimbo ya mbere, umuyobozi we manager Kasmili Uwaigubute yamugejeje ku muhanzi umuyobozi Don Jazzy, umwe mu bafite izina rikomeye cyane mu muziki wa Nigeria. Don Jazzy yaramwakiriye amusinyisha muri label ye Marvin Record. Iki cyari icyerekezo kinini kuko Marvin yari label izwiho guteza imbere abahanzi bashya, ubuhanzi bugezweho no gukora indirimbo zifite ireme. Urugendo rwe muri Marvin Record, Korede Bello yakuye byinshi mu mikoranire n'abandi bahanzi bakomeye ku isi b'umuziki no kumenyana nabo, ndetse amenyekanisha n'indirimbo ze nka African Prince, Godwin, Drobochi. Yakoranye n'abandi mu itsinda rya Marvin Record zamutanze mu maso y'abakunzi ba muzika muri Nigeria no hanze yayo, zimwerekana nk'umuhanzi ushoboye guhuza umudiho wa Afrobeat, injyana nyafurika n'ibyifuzo bya benshi. Indirimbo ye Godwin yasohotse kwa 28 Mutarama muri 2015 ikorwa na Don Jazzy. Iyi niyo ndirimbo yatumye Korede Bello ahita amenyekana cyane. Si ukumenyekana gusa mu mujyi wa Lagos cyangwa se muri Nigeria gusa, ahubwo no mu karere kose ka Afurika. Godwin ni indirimbo ya Afropop ifite ibice bya semi gospel, ibigize ubutumwa bwo gushima no kwizera. Irishyirwa imbere cyangwa se ikintu kiranga iyi ndirimbo n'uburyo yakiriwe neza mu gihugu hose. Radio, imbuga nkoranyambaga, ibitaramo, abanyamahanga n'abandi baririmbaga kandi babyinaga iyi ndirimbo yakunze gushyirwa ku maradiyo, mu maplaylist y'abakunzi b'umuziki, ndetse ikaramamajwe cyane n'abitabira ibitaramo. Album ye ya mbere yise Beloved yasohotse muri 2017. Iyi album yakoranwe n'abatunganya umuziki b'inararibonye barimo Don Jazzy, Baby Fresh, Atims, Cobams, Asuko n'abandi. Buri umwe mu batunganya muziki yagize uruhare rwo gutuma aya majwi cyangwa se ubu butumwa bugira ireme rikomeye. Ibihangano bye byari biri kuri iyi album bifata ibyiyumvo by'umuhanzi ndetse no gukora ibintu bitandukanye mu njyana n'izina rye. Mu mwaka wa 2021 Korede Bello yatangaje ko yavuye muri label ya Marvin Record. Ibi byari ikimenyetso gikomeye mu rugendo rwe rw'umuziki, kuko kuva muri label nk'iyi ni ikintu gisaba ubutwari, icyizere no kumenya icyo ushaka mu muziki wawe. Impamvu yatangaje ku gutandukana nuko yumvaga yakomeje kwitwararika cyane gukora indirimbo zitaziba hiti. Yumvaga ashaka kumenyekana cyane, ariko byose bigatuma yumva atabona icyo yakora ku mpamvu ye nyamukuru. Icyo gihe ari mu bihe byo kwibaza, kwiyubaka mu mitekerereze, mu muhamagaro w'ubuhanzi, mu kumenya icyerekezo cye gishakishije cyane mu buryo bwo gufata umwanya, kutihuta mu gukora ibyemewe n'isoko gusa, ahubwo gushyira imbere ireme, ubutumwa no kwihesha agaciro. Korede Bello akunze kugendera ku ndirimbo z'Imana, kwizera Imana, gushima, umuco wo kugira icyizere mu buzima. Indirimbo ze sizishaka gusa gukundwa cyangwa kumenyekana, ahubwo zifite ubutumwa bufite imbaraga zo gukangurira, guhumuriza no guha icyizere abakunzi be. Yerekana ko atari kureba gusa uko indirimbo zumvikana hanze, ahubwo aharanira amahoro y'umutima, kumenya uwo ari we, urugendo rwo kwiyumva mu rukundo no mu byiyumvo, guteza imbere ubwenge bwo kwibona no kubona uko ashobora kugira uruhare mu buzima bw'abandi. Korede Bello kandi akomeje gushyigikira ibikorwa by'ubugiraneza, kwamamaza amakuru y'iserukiramuco byo kurwanya kanseri, gufasha no guhanga indirimbo zivugira abafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, ndetse no kuba urugero rwo kwemeza ko umuhanzi ashobora kuba umuntu ufite intego zo kurushaho guhindura isi, atari kubona inyungu z'akazi gusa. Mu mezi ya Gicurasi Mata 2025 Korede Bello yanditse kuri Instagram avuga ko buri gihe bamubaza aho aherereye, we asubiza ko yakomeje kuba ariho, ariko yibanda cyane ku buzima bwe bw'umwuka n'umutima, kukumva no kumenya uwo ari we, ahagana no ku ntego nyamukuru y'ubuzima bwe. Yagaragaje ko ubu ahageze atagishaka cyangwa se atagikeneye ubwamamare. Avuga ko amajwi y'abantu cyangwa se kumenywa n'abantu nta kintu byakumarira mu gihe umutima wawe udashishikajwe naho ugeze. Kugaruka ku buzima bwa muzika muri rusange, yatangaje ko abahanzi bakiri bato bakunda guhita bamenyekana, ariko bagategura neza ibyiza by'umuziki wabo, ibintu by'ireme, ubutumwa, ihuriro ry'indirimbo zabo nabo bakorana. Ibi bikagira ingaruka mbi ku buryo abantu bumva umuziki wabo, uburyo bakomeza kuba bafite icyizere no ku mwuka w'ubuhanzi. Ku mbuga nkoranyambaga abakunzi be
bamubaza kenshi uko ameze, aho ari, niba akiri gukora umuziki. Ibibazo bikunze kugaruka ukumva ko umuntu yigeze kuba icyamamare mu itangazamakuru cyangwa mu buryo bwo kumenyekana. Ibi bikamuteza kumva ko ari ngombwa kuvuga iby'ukuri, ko yibanda ku kwiyakira, gukura mu mibanire n'isi, kumenya ubushobozi bwe no kubaka umuziki ufite ireme. Urugendo rwe rugaragaza ko kumva icyo ushaka mbere yo gushaka kumenyekana ari ingenzi kurusha fame ubwayo. Nimba intego yawe ari indirimbo nyinshi zisohoka, ushobora kwibagirwa ubutumwa, umutima, icyerekezo. Intambara ikomeye ni uguhitamo icyo ushaka kuvuga, icyerekezo cyawe mu muziki. Kuba ufite ubwigenge mu muziki, igihe cyo gutekereza, kwisuzuma no kumva icyo umutima wawe ushaka ni iby'ingenzi. Aha Korede Bello yahisemo kugenda gahoro, akareba imbere, ntahangara iby'iterambere ryihuse ryisumbuye, ahubwo akubaka umuziki ufite intego. Amahirwe mu bikorwa by'ubugiraneza no gukoresha umuziki nka kimwe mu bikoresho byo guhindura imibereho y'abantu, gushyigikira ubuzima bwo mu mutwe, kwandika indirimbo zifite ubutumwa buhuza benshi, birimo abakunzi be ndetse n'abantu bakunda ibikorwa byiza. Ibi byose bishobora kugira icyicaro cy'icyubahiro cye. Umuhanzi akwiye gucunga neza fame, nabyo bifite imbaraga, ariko ishobora kuba umutwaro mubi iyo idafite umurongo uhamye. Ubutumwa bwiza no kwita ku buzima bwe bwite, gushyiraho imipaka, guhora wibaza kuki ndi umuhanzi, icyo nshaka kugeraho ntabwo ari ukubona izina gusa, ahubwo ni uguhindura umuntu, gutanga icyizere, kubaka umuco n'indirimbo zifite ubuzima, kumenya ko umuziki ufite imbaraga zo guhuza abantu no kubaka umutima. Indirimbo nziza zishobora kuvura imitima, gukiza ibikomere by'amarangamutima, kwerekana ko umuntu atari wenyine. Umurage nk'umuhanzi mwiza ni uko atavaho asize abamukurikira n'abakunzi be bafite ibyiyumvo, icyizere, ubutumwa, kubaka urugendo rurerure, gukorana n'abandi bahanzi bafite intego zimwe, gufata umwanya wo gukora indirimbo ifite ireme, kureba guhanga udushya mu njyana, imyandikire y'amagambo, uburyo bwo kumvikana, uburyo bwo gutanga ubuzima mu ndirimbo. Ibi byose ni byiza, ariko bisaba igihe, icyizere no kutihutira ibintu. Korede Bello azibuka nk'umuhanzi utitaye gusa kuba ikirangirire, ahubwo ushyira imbere ubutumwa, ukwizera, amahoro yo mu mutima, urukundo n'imyemerere. Azibukwa nk'uwaremewe muragihumuriza, utanga icyizere kandi urangwa n'indirimbo zifite intego. Azibukwa nk'umuhanzi warushijeho kumva ko umuziki atari product gusa cyangwa ibikorwa byo gucuruza izina, ahubwo n'urugendo rugira icyo ruvuze ku muntu, ku muryango no ku muryango mugari. Azaba icyitegererezo cy'umuntu ukora indirimbo z'umwimerere zifite ireme, ubutumwa, bishobora guhindura abantu no gutanga icyizere. Azibukwa no mu bikorwa by'ubugiraneza, ubuvugizi ku buzima bwo mu mutwe, mu kumvisha abantu ko guhitamo umutima wawe, icyizere cyawe no kumenya uwo uri we bishobora kurenga fame n'icyubahiro. Azibukwa nk'abantu bakwifashisha akamufatiraho urugero, umuntu ushobora gukundwa ariko agakunda umutima we mbere. Legacy ye ishobora kuba urugero ku bahanzi benshi ko gusohora indirimbo nyinshi atari byo by'ingenzi. Icy'ingenzi ni ubutumwa, uburyo bwo gukora ibintu ubihereye ku ntego yawe, ku byo wizera, icyo umutima wawe ushaka. Azuka kandi nk'uwahisemo icyiza kurenza kwihuta, kuba imbere, gushyira imbere ireme kurusha ibihita bishira cyangwa se ibihita birangira. Reka nkushimire wowe ukomeza kubana natwe, musaba gukora subscribe, share, comment kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze kugereho umunsi ku wundi. Nge nari Ja Sitting Mind ha Imana.